Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Benezeri. Karibu. Reka dusome ijambo ry'Imana, Luka 21 umurongo wa 36. Haravuga ngo, nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Kristo yubahwe, Kristo ahabwe icyubahiro. Nuko rero mujye muba maso, musenge. Tugiye kwisengera kugira ngo tuba maso. Imana, ubwira Imana ngo sinshaka kurangara. Muri iyi minsi hariho ibirangaza byinshi. Yewe hariho ibihaguruka no kuza guhinyuza ukwizera kwacu. Rimwe na rimwe ukaba wajya mu ntege nke kubera kujijwa, kutamenya ibihe. Ni ngombwa ngo umuntu agende amenya ibihe. Niba Imana ariyo nyir'ibihe iri muri wowe, niba Yesu ari we nyir'ibihe wagupfiriye ari muri wowe, ni ngombwa ngo tumenye ibihe aho biva n'aho bijya, tumenye ibihe tugezemo ibiza ari byo. Ngo muko rero mujye muba maso. Kuba maso rero ni uko ubuze ibyo bihe ukaba uri maso. Ni ukuvuga ngo ukabuze ibiri kuba, ukamenya aho isi y'umwuka igeze, mu mwuka tugeze he, mu isi y'ibifatika tugeze hehe. Imana itugirire neza. Noneho muri uko kuba maso, musenge iminsi yose. Kuba maso bivugwa ni ukumenya Mana, dore hagezweho ibi ngibi, dore kuri agenda iki kiriho ni iki. Noneho tukasenga kugira ngo mubone kurokoka. Ni ukuvuga ngo aya masengesho ikintu azadufasha ni ukurokoka. Iki gitondo ubwira Imana ngo, Mana, narinje gusenga kugira ngo ndokore ibyo byose byenda kubaho. Hari ibintu byenda kuba mu isi y'umwuka. Bwira Imana ngo ndokora ibi bintu, ndokora ibihe bibi, ndokora indwara z'inzaduka, ndokora ababi bazima mu izina rya Yesu. Abazima babi na babaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Hari abana b'abantu Imana ikwiye kuturokora, ikaturokora abana b'abantu. Hari abana b'Imana ariko hari n'abana b'abantu. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari abana b'Imana n'abana b'abantu. Abana b'abantu rero Imana iturokore, ibadukize. Imana ibadukize mu gihe gisa nk'iki. Imana itugarukeho, iturinde ibibi byabo, imigambi yabo mibisha iburizwemo. Twe rero ikibishobora cyangwa se igisubizo cyabyo ni uko dusenga. Nta kindi kidufasha uretse gusenga. Niyo mpamvu mbyuka mu gitondo nkavuga ngo, zinduka dusenge, byuka usenge, haguruka dusenge, fungura amaso usenge, zinduka dusenge. Haleluya, Imana ishimwe. Nuko rero mujye muba maso, ukamenya ibihe, ukamenya icyerekezo cy'uko byifashe, hanyuma ukabona kuza gusenga. Uko mbere yo gusenga turabanza tugakora neza details ibyo tugiye gusengera. Bibiliya iravuga ngo, nukuri bishimwa mu bigawa, akanwa kawe kazaba nk'ak'Imana. None ntago dupfa gusenga gusa. Uravuga ngo, uyu munsi Imana ndasengera ibi gutya, ndisengera gutya umutima wanjye iki. Ukabanza ugakora isuzuma, ukabanza ukanariza ibyo bintu, ugabona kujya imbere y'Imana. Kuko kujya imbere y'Imana ukabivuga wowe ubisizeho, nta kindi Imana ishyigikira. Ngo icyo musaba cyose mwizere ko mugihawe. Imana ishyigikira ibyo ngibyo wavuze. Nubivuga nabi rero ni inyungu n'izacu. Niyo mpamvu tuza tugatondeka amasengesho yacu, ibyo tugiye kuvugira imbere y'Imana tukabiha umurongo, bikajya en ordre. Imana ishimwe. Data wa twese ahabwa icyubahiro. Reka dusenge. Igitondo turasenga, tubwira Imana ngo, Mana, amaso yanjye mbe maso. Hanyuma tubwira Imana ngo, Mana, turi hano ngo tugusenge iki gitondo. Cyo tugusaba uturokore ibigenda kubaho, ndetse uturokore n'iby'abana b'abantu. Kristo yubahwe. Ikindi tuza gusengera uyu munsi, haraba urugendo rwo kwamamaza Yesu rurabera i Paris. Ubwo rero mu rusengere, abaririmbyi, ibintu byose bize kugenda neza muri iki gitondo. Mu bisengere, Kristo ahabwa icyubahiro, izina ry'Uwiteka rirushaho kumenyekana.
imana yacu ishyirwe hejuru, yesu wacu amenyekane mu bapagani, abanyabyaha bakizwe, nicyo kigamijwe ngo abanyabyaha bakizwe. Yesu yapfuye kugira ngo abantu bamumenye, abantu bahinduke, abantu bizere, abantu bihane, be kuzarimbuka, nicyo cyazanye Yesu. Ubwo rero ni ubuntu uyu munsi, abihane bahinduke, Kristo ariho, Kristo ni muzima. Imana igirire neza abantu bari bujye muri urwo rugendo, amaraso ya Yesu abatwikire kandi bibe mu mahoro mu izina rya Yesu Kristo, kubera ko hari igihe abantu baba batemera Imana, hari igihe ashobora kuvuga ibindi, ariko mu izina rya Yesu amaraso ya Yesu abaherekeze, abapfuke kubw'imbaraga z'Imana. Kadusenge. Mana, turagushimiye, tugushimiye ubuntu bw'umunsi, imbabazi zawe, urukundo rwawe Mana. Urukundo rwawe rutuma tubaho, urukundo rwawe rutuma tugaruka Mwami, urukundo rwawe rutuma twibuka, urukundo rwawe rutuma dutekereza, tukareba imirimo yawe, gukora kwawe, imbabazi zawe utugiriye muri iki gitondo, kuba turiho byonyine biraduhagije. Haleluya. Kuko iyo tukiriho tuba turi abakandida ku masezerano, biba bigishoboka, biba bikemera. Turagushimye Mwami ko duhaye kubaho, ubuzima ni wowe ubutanga, nta muntu watanga ubuzima, imibereho ni wowe uyitanga, ineza yawe itubeshejeho. Ushimwe Mwami, urukundo rwawe rutumye twongera kubaho. Urakoze Mwami. Ndasenze Mana uyu munsi, umva gusenga kwacu, umva gusenga kwacu, nyirimbabazi n'ubuntu, turokore ibihe bibi biri imbere. Turasenze muri iki gitondo icyo tukubwira, turokora akaga n'amakuba, turokore mu izina rya Yesu. Hariho inkuru nyinshi z'impuha, hariho indwara z'inzaduka, hariho ibintu byinshi biri gututumba mu isi y'umwuka, ariko icyo tugusaba iki gitondo Mwami mwiza, uturokore ibyo byose byenda kubaho, uturokore ibyo byose biri gututumba mu mwuka, uturokore mu mpande zabyo byose, uturokore, hari kuko urabivuga wemera ko biba, kugira ngo Mwami wongere wigaragaze muri ibyo bihe, utugirire neza, uturinde. Ijambo riravuga muri Zaburi ngo ndinde nk'imboni y'ijisho, uturinde Mwami, utugote mu izina rya Yesu muri ibi bihe, muri gihe nk'iki. Yesu Kristo mwiza, nyemerera uganze, nyemerera utegeke, nyemerera mu buzima bwacu, turokoke akaga kose kari imbere. Iminsi iri imbere turayisengeye, ibihe biri imbere tubisize mu biganza byawe, kuko ni wowe nyiri ibihe. Uturwanirire, utwite, uturinde, uturengere, udufate amaboko, utwiyigishirize kubw'ubuntu Mwami. Turakwemereye, tegeke byose birakumvira Mana. Uri mwiza, uri mwiza Papa, Data wa twese. Turasenze kugira ngo turokore iby'abana b'abantu mu izina rya Yesu. Turokore Yesu ngo ndetse no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Yesu we, abana b'abantu n'aba bantu nyine, uko umuntu haraharangirira, imbaraga ze hari aho zirangirira, ariko turasenze Mwami, mu gihe tugomba kubana n'aba bantu, mu gihe tugomba kugendana n'aba bantu, gukorana n'aba bantu, turasenze Mwami Yesu kugira ngo turenge. Icyo tuzi ni uko habaho abana bawe, hakaba n'abana b'abantu. Ndasenze Mwami kugira ngo udutabare imbere y'abana b'abantu, utuvugire imbere y'abana b'abantu, udutambutse imbere y'abana b'abantu mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Utuburanire imbere y'abana b'abantu, mbere y'uko tuvuga, mbere y'uko gikebuza n'igisubizo cyawe. Haleluya, haleluya. Mbere y'uko tuvuga Mwami, wowe utugenda imbere, ahataringaniye uharinganize. Ndasenze Mwami uyu munsi, abari bafite abantu babarembeje, bari bafite abantu babatsikamiye, bari bafite abantu bababaje, bari bafite abantu babaruhije, bari bafite abantu bafitanye ibibazo, reka ibi bintu bikemuke, abantu basabane imbabazi, abantu bababarirane mu izina rya Yesu. Yesu kandi bakwizere, baba abana bawe. Kwizera Yesu, ibyo biduhesha kuba abana b'Imana, guhindurirwa identite, nabo bemere mu izina rya Yesu. Urakoze Kristo, ndagushimiye uyu munsi uganze. Fate control ikintu cyose, izina ryawe ryamamare. Urakoze kudukiza ibihe bibi biri imbere. Ibi bihe tubirambitse mu maraso yawe, imyaka yacu yo kubaha irindwe, kandi ikindi Mwami, imbere y'abana b'abantu udutsindishirize kubw'amaraso ya Yesu Kristo n'imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Amen, amen. Umunsi mwiza, Yesu abagirira ubuntu. Niba ari ubwa mbere kuri iyi channel, wibuke ukore subscribe, kandi
twibuke gusangiza n'abandi, gira abantu byukije bisengere. Shalom.